Ese wigeze wumva umuryango wa Young Life? Birashoboka ko ari ubwa mbere wumvisha umuryango Young Life, cyangwa se ukaba warigeze kuwumva ariko ntusobanukirwe ibyo ari byo. Uyu munsi mu kiganiro All Around twaguteguriye byose byerekeranye n'umuryango wa Young Life. Watangiye ryari? Watangijwe nande? Ugamije iki? Ukora ute? Tugiye kubana mu kiganiro nk'ibisanzwe. Umufamu ntujye kure. Umuryango wa Young Life ni umuryango ugamije kugeza inkuru nziza ya Yesu Kristo ku rubyiruko. Watangijwe n'uwitwa Jim Rayburn mu mwaka w'1941, Amerika, Colorado. Gusa cyari igitekerezo cy'uwitwa Flash Clara, uyu wari umudiyakoni. Mu 1930 ubwo Clara Flash yagendaga, yabonye urubyiruko rudafite urwitayeho, nuko afata umwanzuro wo kurufasha. Niyo mpamvu yagejeje igitekerezo kuri Jim Rayburn, wari umupasiteri. Gusa nawe ntiyatinze kubyumva, cyane ko muri icyo gihe abakristo bari barabaye bake, abantu benshi bari baragiye kure y'Imana, cyane cyane urubyiruko. Zimwe mu nsengero zari zarafunzwe, izindi zigirwa coffee shop, izindi zigizwa mize. Izi nzozi za Jim Rayburn zo gufasha urubyiruko yatangiye kuba yazigerageza mu mwaka w'1939 mu mujyi muto wa Gainesville muri Texas, ho muri Amerika. Niyo mpamvu mu mwaka w'1941 aribwo umuryango wa Young Life watangiye, utangirana n'abayobozi 5. Umurimo wo gushakisha abana bagezaho inkuru nziza ubu uratangiye. Nta kabuza aba bana bigiye byinshi kuri Jim Rayburn. Batangiye kurema umubano n'aba bana, gusa uyu mubano nta kindi wari ugamije uretse kurema ubucuti hagati yabo n'Imana. Bakabubakamo ukwizera guhagije, bakizera ko ejo hazaza habo ari heza, kandi mu Mana ibintu byose bishoboka. Uyu muryango ntiwagombaga kugarukira mu mipaka za Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa. Niyo mpamvu mu 1953 umuryango wa Young Life wagutse ukagera muri Canada ndetse no mu Bufaransa, bikatangirira mu kigo cya Suburban High School. Gusa intego y'uwo muryango yari ukugera kuri buri mwana wese, bakamumenya inkuru nziza ya Yesu Kristo. Umuryango wa Young Life ukorera mu mashuri abanza, ayisumbuye ndetse na za kaminuza. Si ibyo gusa, n'abasoje amashuri cyangwa se abataragize amahirwe yo kujya mu ishuri, bose bahabwa amahirwe yo kujya muri Young Life. Ikindi, uyu muryango wa Young Life nta dini wogamiyeho, amadini yose abarizwa muri Young Life. Gusa biracyari ikibazo uyu muryango gukorera mu bihugu by'Abarabu. Kuri ubu abana ibihumbi n'ibihumbi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babarirwa muri Young Life. Barishimye, baraseka, barisanzuye kurenza uko byahoze mbere. Kuri ubu uyu muryango ukorera mu bihugu birenga 100. Kuri uyu munsi tuvugana umaze kurenga mu bihugu 109 bigize isi. Ikintu gitangaje kandi cyo kwishimira kuri uyu muryango wa Young Life ni uko buri myaka 3 ugenda wikuba 2. Ikindi kandi muri uyu muryango begera abana bakabamenya, birenze kumenya amazina yabo gusa, ahubwo bakamenya imiryango yabo, inkuru zabo ndetse n'inzozi zabo. Muri Young Life nta mfubyi ibamo, kubera ko abo bose bitwa ko ari imfubyi, batawe n'imiryango yabo badafite kirengera. Young Life ni umuryango wabo. Uyu muryango wa Young Life muri Afurika mu cyitwa Middle East uhagarariwe n'uwitwa Steve Lamy. Mu Rwanda uhagarariwe n'uwitwa
George Batarengaya, aba bitwa aba area director. Uyu George afata icyemezo cyo gukorana na Young Life, avuga ko nk'uko tubizi mu Rwanda habaye amarorerwa Jenoside 1994 yakorewe Abatutsi. George avuga ko yabonye abana b'imfubyi benshi, abantu benshi bari baratawe, barihebye, baragiye kure y'Imana bumva ko itakibitayeho. Avuga ko yakunze uburyo bwa Young Life bwo kwegera ukamenya amazina yabo, inkuru zabo, byose biberekeyeho. Nyuma yaho mu mwaka wa 2008 nibwo yatangije umuryango wa Young Life mu Rwanda, maze yegera abo bose b'imfubyi batekerezaga ko batawe, bumvaga nta miryango ufite, batangira kwiyumva nk'abari mu muryango ndetse ko bitaweho. Kuri ubu bose biyumvamo ko Imana ikibafiteho umupango kandi mwiza mu gihe kizaza. Imikorere y'uyu muryango iratangaje cyane kuko buri umwe wese ari umuyobozi. Nta bayobozi runaka bagira ngo bavuge ngo uyu nguyu niwe uhagarariye Young Life, mbese niwe kibamba. Oya, ibi ntibibaho muri uyu muryango, ahubwo buri umwe wese ni umuyobozi. Ikindi kandi nk'uko nabivuze, uyu muryango nta dini na rimwe ubogamiyeho, bafite insuzanyo zabo. Urugero, barasuzanya bati sari sari, abandi bagasubiza bati sari boku. Umuryango wa Young Life utunga icyitwa contact work. Contact work ni ukurema ubucuti n'umwana bugamije kumugeza kuri Yesu Kristo. Wakibaza ngo ikorwa ite, ikorwa nande? Contact work ikorwa n'umunyamuryango wa Young Life. Uburyo ikorwamo nibwo tugiye kurebera hamwe. Intera ya mbere ni pray, gusenga mbere yo gukora ikintu icyo ari cyo cyose. Intera ya kabiri ni go, kugenda ukajya kureba umwana ushaka ahaherereye. Intera ya gatatu si, kureba. Mu gihe ugeze noneho ahandi umwana ushaka aherereye, urareba ukitegereza. Intera ya kane talk, ahangaha noneho uramwegera ukamuganiriza, gusa ukirinda kumubaza ibibazo nk'iby'abanyamakuru, ukamubaza ibibazo biri gutuma gufungukira akakubwira byose. Intera ya gatanu ni invite him or her, ahangaha noneho uramutumira azaze kujoininga club ya Young Life. Reka turebe uburyo ushobora gukoresha iyi contact work. Urugero, umuntu dushaka kwegereza Kristo ni umukinnyi w'umupira. Kuri iyi ntera ya mbere ya pray, urabanza wicare usenge, usabe Imana kubana nawe mu gikorwa ugiye gukora. Ku ntera ya kabiri urajya ku kibuga aho uyu mwana akinira umupira, uyitegereze imikinire ye, mbese byose bibera ku kibuga. Ku ntera ya gatatu ku ntera ya kabiri urajya aho uyu mwana akinira umupira. Ku ntera ya gatatu uritegereza urebe byose bibera ku kibuga. Hanyuma ku ntera ya kane uramwegera umuganirize, umubwire uti wenda ukina neza umupira w'amaguru. Ahangaha aragufungukira akakubwira byose, gusa iyo muganira wirinda kumera nk'umunyamakuru, umubaza ibibazo biri buze gutuma muganira, ugakurura amarangamutima ye ku buryo agufungukira, kandi mukaganira uganisha ku ijambo ry'Imana. Intera ya gatanu uramutumira ngo azaze kujoininga club. Icyitonderwa, contact work ikorwa n'umukobwa ku mukobwa, umuhungu ku muhungu. Ibi byakorwa hagamijwe kurinda ishusho y'abana muri society, icyo twita reputation image, kubera ko nawe nk'umubyeyi uramutse ubonye umukobwa wawe ari kujya gusura umuhungu mu gitondo saa sita na nimugoroba, amenye uko ameze, uko yiriwe, ntabwo wabifata neza. Gusa ibi
muri za kaminuza kubera ko bafatwa nk'abantu bakuze cyane bamaze gukura mu mutwe batekereza kure. Umukobwa ashobora guhorera contact work umuhungu cyangwa se umuhungu agakorera contact work umukobwa. Umuryango wa Young Life kandi utunga icyo twita DBS, Developing Bible Study. Abagize Young Life Club barahura bagasomera hamwe ijambo ry'Imana, nyuma yaho bakariganiraho. Mu gihe bari kuganira kuri iri jambo bibaza ibibazo bitandatu bikurikira. Icya mbere, ni iki wakunze muri iri jambo ry'Imana? Icya kabiri, ni iki cyakugoye kumva muri iri jambo ry'Imana? Icya gatatu, ni iki wize ku Mana muri iri jambo ry'Imana tumaze gusoma? Icya kane, ni iki wize ku muntu muri iri jambo ry'Imana tumaze gusoma? Icya gatanu, ni icyo ugiye gukora nyuma yo kumva ijambo ry'Imana? Ikibazo cya gatandatu, ninde ugiye gusangiza iri jambo ry'Imana tumaze gusoma? Ibi bibazo buri umwe wese mu bagize Young Life Club aba agomba kubisubiza. Mu gusoma iri jambo ry'Imana kandi bibanda cyane ku bitabo by'inkuru nziza ari byo Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Ikindi kandi cyitonderwa, umuntu uba yateguye gutambutsa ubutumwa bw'uwo munsi aba agomba gufata umwanya akabutegura, agashaka inkuru yo mu buzima bwa buri munsi akayihuza neza n'inkuru yo muri Bibiliya, bikaba bihura ku buryo abayibwira biborohera kuyumva bakabihuza n'ubuzima bwa buri munsi. Ikindi kandi uyu muntu aba agomba kuba yarateguwe mu cyumweru gishize. Ikindi kintu gitangaje kuri uyu muryango wa Young Life, utunga icyo twita Leadership Tree. Leadership Tree nk'uko byumva ni igiti cy'ubuyobozi, ariko iki giti si igiti gisanzwe. Iki ni igiti wandikaho abantu bakuzanye muri Young Life cyangwa se umuntu wakwinjije muri Young Life. Gusa nawe kuri iki giti nanone wandikaho abantu batatu bazanye muri Young Life. Abo bantu batatu nanone nabo baba bagomba kuzashaka abandi batatu. Abo bandi batatu nabo buri umwe wese akazagenda ashaka abandi batatu. Ushobora kumva ari ibintu bigoye cyane, gusa nk'uko abahanga babivuga, ku gake gake n'ubwo rugendo. Nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3 usanga dufite umubare munini w'abantu bari mu ijambo ry'Imana, kandi byaratangiye ku muntu umwe bikarangira ahinduye sosiyete yose. Njye twabanye muri iki kiganiro ni Mufarme. Ikiganiro ni All Around. Twaganiraga ku muryango wa Young Life udafite idini wagamiyeho na rimwe, ugamije kugeza inkuru nziza ya Yesu Kristo ku rubyiruko. Ndagushimiye wowe twabanye muri kiganiro.